Karibu hano Rubavu hano ni mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Rugerero karibu rwose turabishimye ashaka mikrofone buriya ngubu munsanze mu kirere cyiza mwise ndi mu mavuta David yego mavuta ruje rwose no ku gatwe mavuta ruje no ku gatwe uwo dusengera birihuta uwo duhanurira nako kanya nye ku bantu badukurikiye nibo mvugira cyane abantu badukurikiye baba bafite ibibazo baba bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye huko se n'ubu twicaranye hano telefone iri kungira igita irimo ira vibra irashaka ngo uyu muntu uri kumpamagara aragira ngo musengere umpamagara wese 95% abashaka ngo dusengane musengane none hari n'abantu rimwe rimwe bamvanga uterero ngaho atebase ngenda shaka ngo mbanurire ayide shaka ngenda shaka ngo mbanurire menye icimana iri kumvugaho Bore yambwira abadukurikiye niyo mpamvu keshe tuba dusaba Imana ngo igihe cyose tujye turegeye turi tayari niteguye kugira ngo niba hari umuntu uje akafite icyo ashaka ku Mana Imana inyurire muri nje namaze kumenya ko ndi umwana mu rugo isa ku isamba nzi ko data yongoresha mba niteguye yambwira ngo jyaha nige mba nicaye hano mu rugo cyangwa ni mu muhanda ngumva ijwi riranze nziranyira ngo jya kwa muganga kwa muganga uje muri sare yenda 25 hari umuntu wambaye gutya nuhagera pase azizongaruka ngobo kanguha urugero ndiwazanye n'uyu muhungu wanje ngo asagufashe si wowe wamuzanye bivuga ngo desharizo zose mu rugendo zirakureba siko emeza se pate ndagukunda cyane David mu buzima tubayemo namwe abadukurikira ndawo uzakora ibyundi nje mbiti by'Imana yandemeye gukora n'inshingano z'Imana yanzaniye hano ku isi mfite mission nabasuje abakunzi ba Gonake Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri urugendo nakure mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero aho mpagaze aho naje gusura umukozi w'Imana Pastor Laban mu byukuri tugeze kwa Pastor Laban iwe mu rugahanda atuye ndacyagaze mu muhanda ariko ngiye kwerekeza we tugane ku murimo w'Imana abenshi mumenyere Pastor Laban ni umuntu wagiye uvuga amagambo agiye akomeye cyane aho akunze kuvuga ngo uyu munsi turakubita abazimu tubazengeza vuga n'indi jambo rimwe riba rikomeye cyane kurusha nandi yose avuga ati bitewe n'ikirere ndimo umuntu ni buhanurire ni par seconde cyangwa se ibyo ari buhanure bihita biba ni par seconde n'iryo jambo akunze gukoresha ntabatindeye cyane reka nisubize Pastor Laban ubundi tujyane we mu rugo Pastor mumeze mute ndashima Kristo karibu hano Rubavu hano ni mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Rugerero karibu rwose turabishimye ashaka mikrofone wazindutse cyane hanyuma nkuko mubibona duhagaze mu muhanda kwa Pastor Laban ndebye hano agahanda hano hari agahanda hano hari agahanda ariko tugiye kwekeza mu rugo kwa Pastor Laban hanyuma rero nkuko nababwiye uyu munsi nandi mavuta mashya n'urundi rugendo rushya n'ukundi kwizera gushya tugiye kuganira na Pastor Laban karibu David nanjye namba kumbuye nari ngukumbuye tugiye kuganira umurimo w'Imana tugane ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko hari ijambo rimwe njya nkumurane ubutsa abantu uyu munsi turakubita abazimu tubazengereza kubakubita tukabazengereza tukabananiza tukabahashya tukabarutsa ibyacu bariganije hanyuma n'indi jambo rimwe rindi ukunda akavuga ngo cyangwa se buriya ngubu munsanze mu kirere cyiza mwise ndi mu mavuta David yego mavuta ruje rwose no ku gatwe mavuta ruje no ku gatwe uwo dusengera birihuta uwo duhanurira nako kanya hanyuma rero reka tugire mu rugo gatoya tuganire ne wateguye ahantu turi buze kuganira ubundi abantu badukurikiye cyo nabasaba ni kimwe nuko mugomba gukurikira ikiganiro cyose mukagisoza kugira ngo muze kubona nimero ya Pastor Laban ku muntu wifuza gusengana nawe cyangwa se kuganira nawe kugisha inama byose birashoboka bivuze ngo umuntu utari buze gukurikira ikiganiro ngagisoze ntago ari buze kubona nimero yiwe ibyo nibanga mabibi ikiganiro kitaratangira abantu benshi bagenda bampamagara Pastor reka tujye mu rugo tugende ni karibu uretse ko wazindutse ase amabuye kutari kuyubakisha yana amabuye nzayubakisha ndiko biteganya
ariko Imana yaguha urugo rwiza ndabona ari runini ndi kubiteganya David yego cyashaka amafaranga naboneka tuzahita tuyakora ndabona wateguye na hano turi buze kuganirira se neza hariya Imana yagize neza David karibu rwose Imana yabikoze neza haleluya ndabona David ubu umuntu wanje cyane no kuri ndakisakungura mu Basi reka twicaye ahantu nshime ko wampaye karibu n'ikazi wawe mu rugo ariko nanjye ndakwakira hano kuri Gonareke Plus usibye ko abantu batari buze kudukurikira kuri Gonareke Plus gusa turi kumwe na Ndi Umukristo TV aho ni kwa pasteri karibu rwose karibu ndashaka ko kino kiganiro umwuka w'Imana atuyobora cyane kurusha ibindi byose hanyuma rero reka ngusabe n'ubundi dushyira imbere y'Imana kugira ngo tutangire ikiganiro cyacu neza ariko twahagiye imbere y'Imana ni karibu mwami Imana yacu turagushimiye sina rya niryubahwe amen wakoze imirimo n'ibitangaza abana natwe tugirira neza ushima ko twagera kuri uyu mwanya kuri aya masaha no kuri iminota Mana turagushimiye izina ryawe niryubahwe amen tugushimiye mugaragu wa David tugushimiye kino kiganiro tugiye kuganira tugushimiye bene data badukurikiye hano kuri Gonareke TV na Ndi Umukristo Mana turakunezewe cyane izina ryawe niryubahwe bene data bari mu Rwanda bari mu mahanga hirya no hino data bushamisa mwa mudukunda reka nabo turagushimire kuba badukurikira isaha ku isaha umunsi ku munsi Mana turakunezerera no hagujoro kuko uri Imana igitangaza tugushimiye ko twongeye iminsi yo kubaho hari benshi bavuye mu mubiri hari abandi bagezeho gucecekerwa hari abandi bibagiranye hari abandi batwaye kwa muganga hari abandi bahuye n'imbanuko uyu mwanya ariko twebwe turi bazima tubonye uyu mwanya wo kuganira Mana turagushimiye izina ryawe nirihabwe icyubahiro tugushimiye ko remwa mudukunda watwongeye iminsi yo kubaho data wa twese mwamusumba byose uyu munsi yitariki ugukweze data myiza ukabitwongerera izina ryawe nirihabwe icyubahiro ngano bane natwe David yenda kutuyobora mugirire neza nanjye nk'umuyoborwa ungirire neza umwuka wera wawe abane natwe kuko uri Imana isumba byose mwene data uri nyuma kamera nawe ubane nawe kandi nawe umuswe w'umwuka wawe wera kugira ngo izina ryawe rishimye ngaha dufashe muri byose uturinde muri byose niko dushima Imana tukwiragije kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen hanyuma mumeze mute ameze neza ndashimye ngiye kuikaze na karibu hano kuri Gonareke Plus ndetse no kuri Ndi Umukristo TV ariko nanone ku bantu badukurikiye hano kuri Gonareke Plus ho nakarusho kuri Ndi Umukristo TV ho ni kwa Pastor Abani mbasuhuje kandi mbake mu mahoro ya Kristo nifuje kubana namwe kandi mwumve ko mbakunda amen hanyuma Pastor tugiye gutangira ikiganiro shashi mu buryo bumeze gutya ariko kuri ngiyewe ndishimye kwicana nawe nawe ndishimye cyane ndibuka twayoga kuri kino kiganiro nicanye nawe aribwo ino channel turi gukoreraho ndi gushyira ikiganiro cya mbere yego twaganira amagambo akomeye ndabyibuka umurimo w'Imana hakyagiye warakozwe ngira cyagiye abantu bakwakira gute Pasi kiragiye abantu banyakiye neza bamamagaye ku byinshi turasengana bamwe muri bo bariho barashima Imana ko Imana yakoze hanyuma nye ku bantu badukurikiye nibo mvugira cyane abantu badukurikiye baba bafite ibibazo baba bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye uyu ni umwanya mwiza kugira ngo bakurikire Gonareke Plus na Ndi Umukristo TV yego turi kuvugana n'umukozi w'Imana basi abantu bafite ibibazo byinshi birahari buriya abantu bafite ibibazo David bafite ibibazo uretse Imana yonyine ishobora kamanukana ingabo z'abamarayika Imana igatabara ariko abantu bararushye cyakuranga twabasenga n'abakristo mutwumve twebwe turi ku ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro kandi runo jambo twinga abakristo riradukomeza rino riri mu Bakorinto ruvuga ngo uko yageragejwe ni nako azatabara n'abageragezwa bose uko yageragejwe ni nako azatabara abageragezwa bose bura uwo ni Kristo mvuze ni kisi wavugaga kuko nawe mwisi yarageragejwe ntabwo ari yatererana abantu bari kugeragezwa nk'abantu ni hatari hari umuntu ejo muri sinzaka kantu niwe nibwo bwa mbere
nkavuze kuri wowe turi kuganira Yego, hari umuntu nageze arangije avuga ati nk'abantu turi hatari nk'abantu ngo twakubise Yesu ngo nanone ngo yagize ubwabo bwo kugaruka yandi iyo ni story abantu baba batera no kwiganirira nk'abantu ni babi ngo ntugakinishe umuntu ariko ndabwo umuntu yanesha urupfu nkatinye kugarukana nawe mu bantu bakone nawe wabashizeho ni wowe wabaremye iyo ikintu rero uri hejuru yacu uracyuyobora kuko Yesu uyu nguyu ari hejuru ya byose ari hejuru ya byose abajya bavuga ngo niwe musitari wa mbere ku isi niko kuri ni Imana data wa twese ni icyama nyine bare mu isi batayiriho y'umwijima bari mu isi batayiriho buriya bari mu manegeka bari mu manegeka buriya umuntu uri mu manegeka isaha ku isaha byamurangirana none nkavuga ati turebe twumve ariko tunagira ute tuniki ni amagambo nk'ayo ndayabibukije yego abatazi kureba ni kimwe kumva ni ikindi kubona ni ikindi ndacyari kuja kwifasha ubundi bikamurangirana akumva ko ubuzima bwe bwarangiye none nyine hanyuma rero ngiye ndi kubaza nk'ibi bintu mbambariza abantu badukurikiye hano yego mbambariza nyarubanda mwinshi batakaje Imana icyizere Pastor ndahera kuri iki kibazo Pastor ushobora kumara igihe kingana iki udasengeye umuntu igihe kingana iki uko se n'ubu twicaranye hano telefone iri kungira igita irimo iravibura irashaka ngo uyu muntu uri kumpamagara aragira ngo musengere umpamagara wese 95% abashaka ngo dusengane musengane ubwo 5% abantu baguhamagara bashaka ngo dusengane oya 5 bakubaza ibindi ariko 95% nabashaka ngo mbasengere tuganire mbabwire ijambo ry'ihumure none hari n'abantu rimwe rimwe bamvanga uterero ngaho ati basi ngenda shaka ngo mbanurire ndashaka ngenda shaka ngo manurire menye Imana iri kumvugaho bore yambwira abadukurikiye bore umuntu avuga ngo ndashaka ngo umbanurire buraba gutema kantu kuko bishavuga ngo niba avuze ako kantu andi duhanura ku bwacu duhanura kubera Imana yibishatse biravuga ngo iyo aguteye mwako kantu abatumije nawe wigicyo ugomba gukora mu buryo bwo gusenga niko bimeze niyo mpamvu keshe tuba dusaba Imana ngo igihe cyose tujye turegeye turi tayari niteguye kugira ngo niba hari umuntu uje akafite icyo ashaka ku Mana Imana inyurire muri njyewe mu minsi yashize niwe nabwiye ngo nge narenze ku rwego rwo gusaba namaze kumenya ko data buri munsi arakora buri saha arakora buri munsi arakora buri cyumweru arakora buri mwaka arakora niba abantu bagira budget z'icyumweru z'umunsi z'imyaka ndabwo Imana ariyo yabura kandi koko kaneje mune warakambye Imana igihe cyose ifite budget ngere ng'umwana mu rugo namaze kumenya karite yanje mu rugo rwego rwanje mu rugo imbanzi isaha ku isaha munota ku munota ko data agomba kumba akazi icyo kintu nakunda kukiganiraho n'abantu nkamubaza hari kuba umukozi w'Imana no kuba umwana w'Imana wumva icyakuryohera ari iki byose barabitwita ariko ikiza no kuba umwana ugakora muri company yo kwasi no kuba umwana mu rugo ugakura mu rugo haro nigeze kuganira nawe arangije ambwira ati David nkarigiye umukozi mu rugo bikarangira ubaye umwana mu rugo oya buriya hari imbuto ibiri kubura waba umwana mu rugo bibaho uri umukozi yego kimwe nuko nawe tujya twumva abantu barera abandi bana b'ahandi cyangwa se no marakaba ari imfubyi hari abana bo bajugunya ruduhinja kakano kagatora ukakarera mu by'ukuri uriya mwana avuka ari mu rugo ariko wowe nyine wamureze nyine kuko ndabwo biba biri 100%. Ndababwira ukuri tujye tureka kwishushanya ndabwo biba biri 100% kuko si urubuto rwameze muri wowe kakandu kamaraso ndabwo biba biri 100%. Wamukunda wamukorera byose ariko nawe yaguha byose yego ariko icyo cyerezo kiri muri wowe
ariko David ntabwo watekereza ko Devre atari uwawe biciye hese biciye hese urumva najya kugera n'ibyo bitekerezo ntabyo nta naho byaca bituruka ubwo rero n'uwo mwana warera ashobora kuba uwo mu rugo sava ni byiza ariko ntabwo uzigera utekereza ko wagiye kugisa ntabwo byaba 100%. Ingere namaze kumenya ko ndi umwana mu rugo isa ku isamba nzi ko data yongoresha mba niteguye yambwira ngo jyaha nige mba nicaye hano mu rugo cyangwa ni mu muhanda ngumva ijwi riranze nziranyira ngo jya kwa muganga uje muri sare yenda 25 hari umuntu wambaye gutya nuhagera pase uretse gatoya yego uretse gatoya hagiye tuvuga ibintu ukumva umuntu tubimubwiye atari yiteguye kwakira icyo kintu none abantu badukurikiye mwiteguye kwakira kino kintu pase wari utubwiye uti ijwi ry'Imana nkeneye mvuze ngo uko iteka ryose mani teguye ko data yangoresha hari gihe mani cye hano mu rugo ndimo bugenda mu muhanda mfite ahandi nigiriye ngumva data ransanze aranywe atihute kwa muganga mu cyumba cya 25 harimo umuntu wambaye gutya nuwagera umusengere hari icyo nshaka gukora kuri we ibintu ni bibiri hari gihe nshobora kujyayo data yanyuje ngo musengere Imana shaka kumweza angwataje maja kumweza ngwata ngamusengera ngamwihanisha hagata Imana ebyiri ibyo ndi bumubwire cyangwa se yanangagerayo Imana kambira ngo nari nshaka gukora kino kandi koko namusengera hirya yaho gatoya amwe na wa mutinda rwa rushinye muganga ari kumuhereza ukumva ngo ejo cyangwa ejo bundi yazanzamutse yavuye mu bitaro yataje umuntu ashobora kwita yibaza ati se ayo makuru kari ibintu bibiri ntago ushobora kujya kwa muganga ayo makuru yafite shora ugeraho nyafite arigenda guruka nyafite cyangwa se data akagutuma kubira ngo genda nuhagenda ndakubira icyo uri bukore nkuko yatumye Mose bango Mose baramutumye amuvuga ati data ati kuntumye ari ahantu Imana amuvuga ati genda nzakwereka ko ndi Imana bo yenda ndabye Imana yacu dukorera ndabye ituma abantu buhumye ndabye ituma abantu gihubuko iguhanane iguhindego kakubwira ati genda ujye gukora iki genda nugerayo hari icyo ndi bukore wahagera Imana ikakora iki cyuri bukore cyangwa ngo genda uyu muntu umubwire ibi bityo gihe ibikubye andregit icyo uri umubwire ariko nabyo Imana yacu ishira mu rujijo mu rujijo uvuze kuri Mose unyibutsa kuvuga bino buriya Mose yarahawe indego ngo yo kujya gucura Abisiraheli yari yo gahunda ni ariko nabyo Imana mubwiye urugendo rwose ngo wenda ngo bizagenda gutya ntabwo yamubwiye ko fara zamusuzugura ntabwo yamubwiye ko ingone y'abazabanza kwica amazi ko nabo bari buzana ingoni ko birabakuriya hari ibindi Imana igutuma ati genda ujye bunaka buriya David n'abantu Imana iterura mu gihugu ikabohereza mu kindi ariko bakagenda kukimabye ngo mujyeyo nzababwira icyo muzakora hari nabahaguruka Imana biye icyo bagiye gukorayo ariko nabahaguruka biye ngo genda nzakubwira icyo nzagukoresha ugezeyo icyo upfano kugerayo bundi ugategereza ibyo Imana iri bukore Mose rero nawe yabwiye gucura ko azacura Abisiraheli ariko nabyo Imana yamubwiye iminsi azaba bacyuye nabyo Imana yamubwiye ABCD mu bwati nugenda mu byukuri bizagutwara icyumweru nuvayo uzaca muri ibi ngibi hara ku nyanja barahageze bose biramucana ariherera abazimana tirone Imana ko mbona imbere yanjye ndabye Imana yamubwiye by'inyanja ndabye Imana yamubwiye ubapfa ndabye Imana yamubwiye uburyo intazi zatera kiriya gihugu ndabye Imana yamubwiye uburyo bazamaza gusa Imana ipfa kuba yemeye ngo genda nzagendana nawe ebendi ibibazo ibyiza byose biza muri rwa rugendo data zirengera buriya impamvu David ubona dukomeyemo ibi bihe bisa n'ibyo nihe buriya nako kantu tuba twibitsemo nuko data yavuze ngo ndabatumye nzabana namwe nicyo ngicyo haba mu magorwa haba mu ijoro haba mu mvura haba mu muneza haba muri gereza tuba tuzi ngo data yavuze ko atazadusiga ndakindi dukomeza mu rugendo ndakindi batuvuga neza batuvuga nabi ibyo ndagubite data no ko yatwemereye ko atazadusiga
cyangwa ngo ibibazo byose bizaba muri rwa rugendo data azirengera izo ngaruka nk'ubu kanguha urugero ndiwazanye n'uyu muhungu ngo azagufashe si wowe wamuzanye bivuga ngo desharizo zose mu rugendo zirakureba siko imeze se Pate ndagukunda cyane gahunda zose mu rugendo anarwaye bitunguranye ubwo ninjye wari muri hobby wahita umenya uburyo rerekera kuri farumasi wajya gushaka utunini tw'umutwe tw'umuriro si byose wahita ubaza ati ese mituweli irahari ko mfite 300 batanga kuri mituweli mituweli irahari yaba ihari ukaba urorohewe yaba idahari jya muri farumasi urengeshe ku kiro nuko nyine data rero nawe yatutumye muri uru rugendo Deshaze zose ziba zimuri niwe zireba nje ndabwo binde icyangombwa nuko namwemereye urabona hari abantu banga gutumikira Imana ngo kweka Imana yabaha ibintu bikomeye bakabatese Imana kuntumye hariya kandi nzi kuri umuntu ari umuntu mubi nagira kangirira nabi abahanuzi bamwe ngo mwibyo bintu ngo babibamo ngo cyangwa se ngo nagirayo bakampinga yakwire bakumva ari isuzuguye David ubwo nubwoba bwa muntu nubwoba bwa muntu ariko niba Imana yagutekereje ikavuga ngo David ni wowe urajya yenda urugero ni wowe urajya kwa perezida wa repubulika ndawundi yahisemo n'uwo ubundi jya kukureba hari abandi benshi yatuma ariko niba ari nje Imana yatekerejeho nabyanga nabyemera nagira ubwoba natinyuka ninjye ugomba kubikora Imana yagutekereje bura David mu buzima tubayemo namwe abadukurikira ndawuzakora ibyundi ndawuzakora ibyundi nje mbiti by'Imana yandemeye gukora n'inshingano z'iki Imana yanzaniye hano ku isi mfite mission ntabwo ndi hano ku isi njimbanuka no mfite mission y'ibyo ngomba gutunganya muri mission yanjye rero niba Imana ariko ko ngomba kuhura na David aya masatwa turi kuganira niko bimeze nibyo ngomba gukora Imana yanemeye ndawundi uzaza ngakora ibyanjye mu cyimbo cyanjye ninjye Imana ritumye umuntu niba ari igutumye bagupinga bakwemera banakwica Imana n'Imana ishobora guhitamo ko bakwica kavuga muri mission y'ibyo nagutumye irarangirira kwanuza uragerayo umubwire aragufunga cyangwa se aranakwica buriya mission bigarukiyeho aho no yitwirwa mission yabiri irabigarukiye aho nubwo yakwica ariko arakwica wavuze message utambutsa wayitambukije kuko mu Mana muri myo yavuze ngo naba ndiho naho napfa ziko Yesu ngunda bivuga ngo kwa Yesu rero ndagupfa twa dushobora kubara ko wapfuye ariko muri Yesu wagiye kwakira ibihembo byawe muri Yesu wagiye guhembwa ibihembo ukomeje ubuzima kandi koko abantu babyumve neza iyo turi hano twa turi gukorera imirimo none nyiza yego bura David ubundi abantu tumenya ko umuntu yapfuye nitwe tuba tugihari abantu baje ko umuntu yapfuye nitwe tuba tugihari ura wapfuye abagikomeje ubuzima hano tuba turira tubabaye duhangayitse ariko uriya nta kibazo bafite rwose kandi abaguwe neza cyane buriya reka nze nguhe urugero akasobonera urupfu rwishene David ndukunda muhungu wawe uko muzi ko byagenda kose mwaba mukiryama hamwe ko ndabwo aracuka mu buryo bw'uko yakwiraza akiryama hamwe yagiye kwiraza afite icyumba cye ndakibaza ariko mu myaka ngumwe n'igice ebyiri mwaryamana ndi umukunda se dukunda madamu warota ukabona uri ahantu heza hari igenda utandi gufata nk'amafaranga igenda utandi gufata nk'amafaranga wenda reka ntange urugero rworoshye n'uyu muntu tuhita tumusubiza nubwo atari comment ku kiganiro yakoze kuko n'ubundi ngiye kukubaza ibintu hari umuntu watanze comment yego hari umuntu watanze comment ngiye kugarukaho hano irehebaho yamugarukeho
sibyo yego ngo amasahani atogeje nkabona ngo hari umuntu nkuzaniye ibyo kurya ariko ngo bifite ngo biri ku masahani atogeje yego ngo ubwo bishatse gusobanura iki niko yanditse nose uragira ngo musobanurire uragira ngo musobanurire cyangwa mbo yende ikintu namufasha kurota amasahani atogeje haba hari ibintu bitameze neza muri we haba hari ibintu bitameze neza muri we nkabona umuntu muzaniye ibyo kurya ngabizana nawe ku masahani atogeje yego ari we ari no muntu uzanye ibyo kurya ku masahani atogeje mu buryo bw'umwuka ndabwo biba bimeze neza uyu muntu abasabwa gusenga abasabwa gusenga hari biba biri kumwinjirana yenda bikanduza ubugingo bigatuma adahagararana neza na Kristo uyu muntu ndabwo bari kurya indyo yuzuye mu buryo bw'umwuka abagomba kugira ikintu kimwe akosoramo hanyuma rero pasi hano hari abantu badukurikiye ariko mu by'ukuri batakarije imana ikiza kitagikoresha abahanuzi bayo ikintu akenshi ngigarukaho ariko ni ikintu kigize ute gikomeye hano hari abantu bafite ibibazo pasi bafite iyo myumvire ko imana itagikoresha abahanuzi bayo ni iki kintu twababwira pasi abantu badukurikiye hano yandi kintu twababwira nababwira ko imana ikiri data nababwira ko imana gifite ibyo gukora kuri bo kandi biriya no kuba bagihumeka nabyo ni icyo imana iba yakoze umuntu ashobora kuba ari kwa muganga akaba arimo serumo bari kumupima hariya ku bipimo kwa rwego umuntu agera bakamurebera kunoza kuri kompiyuta gusa ariko mu by'ukuri hari n'undi uba uvuye mu mwuka nundi bacomoye n'ubu turi kuganira hari uvuye mu mwuka yego umva cyo nshaka kuvuga nundi bacomoyemo bakembo birarangiye apfuye saa 9:45 barabyanze banditse mu gitabo birarangiye uno muntu rero ugihumeka nubwo nakiri mu byuma abagifite aba wabakiriho banyirawe babagati Imana ushimwe umuntu wacu aracyahumeka runaka aragiye kandi baba bafite ibyiringiro ko umuntu arakira yego ibyiringiro bibigihari uyu muntu uko yakumva ameze kose uko yakumva ababaye kose haracyari impamvu zo gushima zirahari David yego harigiye mu buzima ibyo twari twifuje tutabibona ibyo twasengeye bitinda tubona rwose ibibazo byadutangatanze hirya no hino ariko ubwo gihumeka umunota ku munota isaha ku isaha Imana yahindura amateka uyu muntu wabuze icyizere ko Imana itagikoresha abahanuzi yego ni ikihe kintu twamufasha kugira ngo asubirane icyo cyizere cyibura ngazirikane ko Imana ifite abakozi bayigikoresha gusa icyo navuga Imana ifite 7 bitarapfukamira Bayali bigisenga bigititiriza biciciyiriza bigifata ibitambo kana 3 7 batariye uyu muntu icyizere namubwira navugane ubwo agihumeka ubwo akiri mu rugendo imbere hari ibyiza imbere hari ibyuzwa gihumeka haracyari abakozi b'Imana kandi nawe ubwo agihumeka aracyari ambasaderi wo guhabwa ibyiza buriya nasomye Bibiliya mu gitabo cya Samuel gice cya 2 ngira ngo duhereye ku murongo waho wa 6 niho hari amagambo avuga ngo irakenesha Imana yego irakenesha igakenura ako kweka Imana ibi bintu kunda irica kandi igakiza ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma haleluya ubwo rero nibikenesha yihanganira cyari mu gihe cyo gukeneshwa kuko ariko anebekenura igihe ni cyiza cyo gukenura David tutarinjira hano kuri kamera siwe twagano kamya ati pastor mu myaka 35 yashize namure ngagira ngo afite imyaka 100 abantu babyibuke neza bantu mumurikiye mu byibuke neza mujye kuri Ndumukiso TV murasanga video twakoze imyaka nk'imyaka 3 pastor namure ngavata se pastor afite imyaka 100 ariko usibye ruhara rukoraburiza nuko ariko uyu munsi kuko yenda cyugena ni mu gihe cyo gukena uyu munsi mu gihe cyo gukenurwa nubwo ndaragera hahandi nzi Imana yambye ngomba kugera ariko
ndi mu rugendo narahagurutse kandi urabona agacu ndi mu rugendo narahagurutse ndabwo ngiki cicaye narahagurutse nateye intambwe zo kujya hahandi Imana yavuze kuri top aho ndi mu rugendo ubwo rero uyu muntu nawe icyo twamubwira nibikenesha igakenura aracyarimo iyo meso iyo ugihumeka ubu kiri umukandida w'ibyiza upfa kuba ugifite kako kagasohoka cyane rwose iyo ugihumeka ubu kiri umukandida w'ibyiza kandi buriya uri kureba buriya mu Mana byose birashoboka mu Mana byose birashoboka kuko biravuga ngo irica kandi gakiza ibintu Imana ikoze ni ibiki tumanze twumve kino kintu Imana yakubwiye imodoka ikubwiye imodoka te uzatunga imodoka ufu imodoka utarayigura ibyo bintu babishatse gusobanura iki bo nicyo maze kukubwira ngo mu Mana byombi birashoboka ushobora gupfa muri rya geno ryati irica kandi igakiza noneho niba yica wapfuye ariko ya modoka Imana yakubwiye ndabwo urayigeraho Imana ishobora kuguha ibirenze noneho ya modoka ibirenze ya modoka ubundi abantu mu twuma dukurikire isezerano nyamukuru dufite twebwe abantu twamenye Yesu ngo umwami n'umukiza wacu akatubabarira ibyaha isezerano dufite rihagarariye ayandi yose ni nacyo Imana ibirwana nacyo ngo abantu basohora iryo sezerano ni isezerano ry'ubugingo bw'iteka ryose ni isezerano ry'ubugingo bw'iteka ryose naho ibindi ko bavuga ngo ubugingo nagakiza nanjye kubyitanya kuvuga ngo ni impano Imana itanga iki ubugingo ubugingo n'agakiza iyo ufite agakiza ufite ubugingo iyo ufite agakiza uba ufite ubugingo ni impano Imana itanga ni impano niyo mpamvu nakubwiye ngo ushobora gupfa utaragera kuri ya modoka tubaka etaje hari n'abapfa yarararongora ngejo tavi warababonye hari n'abapfa yararongora ngejo barakundanye n'umuwe w'imyaka 3-5 baravuye mu murenge ejo bazakura dote no mu rusengero ibendari barabara bimeze neza umusore akaba arapfuye cyangwa umukobwa akaba arapfuye n'abapfa bari kujya mu gusezerana cyane Imana rero Imana wa muntu upfuye ishobora gukora ikiruta bwa bukwe wa mugabo wa mudamu hirya y'urupfu reka buriya hirya y'urupfu hari ubuzima David hirya y'urupfu hari ubuzima hirya y'urupfu hari imibereho hirya y'urupfu hari kongera kubaho ibi ndabivuga mu kwizera cyane nk'umusomyi wa Bibiliya kandi nk'umuntu ahuye n'Imana hirya y'ubuzima haba ubuzima kandi ikintu nakubwira so ngubwire ngo iki ngubwire ngo iki buriya mvuze iby'ijuru birenze David urano watumujya simizi buriya mvuge iby'ijuru birenze nawe ugera kumva kurenza kumva buriya birenze uko tubitekereza birenze uko tubivuga birenze uko twabihishuriwe birarenze biyano yavuze ngo duhanuraho gato tubwirizaho gato twerekwaho gato ari kibyinshi ibyesho bibona icyo gihe rero wagezeyo hano dushobora kurira yarazashingirwa ejo ibintu byo bimeze neza siko ibintu byacu ayewe niba ari umusore upfushije wa mugore wiwe agahita ajya muri koma agahita azanuka ibyo kongera gukunda nushaka ubizi ni uko nukuwasigaye buri wagukora ku maso kareba yenda umunezero wawo ndi wagiye none umunezero yagiyemo yewe Kristo we nawe wakwifuza kumusanga nuko gupfa rigera rimwe na rimwe upfa bikubabaje uko se akibabazwa n'umubiri akiri ku isi genda ntago mvuze ngo wapfuye mukababara wenda nyine muri ya masa yanyu yego kumva uburibwe bwinshi bukabije ubwo buribwe rero buriya nabwo bufite igisobanuro bufite igisobanuro buriya David buri ndambwe yose iravuna sibyo buri ndambwe yose iravuna ubimenye
nawe hari indangwa bagiye gutera ni ngombwa kwimuvuna. Nicyo gisobanuro cyabyo. Nayo ntegereje igisobanuro. Buri ntambwe yose iravuna. Buriya ushobora kumara imyaka myinshi wubaka inzu bakaba barayisize amarangi imeze neza, ariko igihe cyo kuyimukiramo uzavunika. Hanyuma ku bantu badukurikiye tugiye kujya mu kanya k'ijambo ry'Imana. Muzi neza ko njye nikundira ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko nageze hamwe na Pastor Labani aba ari ibintu byiza. Ariko mana ngumbuje ijuru we, uranjokoje we, ngumbuje ijuru. Ariko bakwitahira buriya mbo gutaha si ubushake bwanjye, sinamahitamo yanjye. Iyo igihe cyageze ndacyo nabihinduraho. Buriya gutaha si ubushake bwanjye, ko nshobora no kubishaka simbibone. Hari umuntu numvise uzi kwiyahura, yiyahuye ngo inshuro 15, ariko gupfa byaranze. Nuko rero 15 gupfa byaranze. Ubundi icyo abantu bakwiye kumenya, twaje hano ku isi bitari mu bushake bwacu. Ndawabihisemo. Wabihisemo kuza hano. Iyo mbihitamo nawe kuvukira mu bana. Iyo mbihitamo. Yego. Kuko rero tuzano ku isi tutabihisemo. Yego. Cyakora wahitamo aho utura. Aho navukira. Wahitamo umugore, ariko nde wahitamo abantu uzabyara, kuko atari uzabazana ku isi. Sibyo se? Uzabazana ku isi, ariko ntabwo uzahitamo abantu ubyara. Cyakora wahitamo umubare bati ni 3 ni 5, ibyo kabitamo, ariko ntabwo nahitamo ngo nzabyara umuhungu. Ntabwo uzahitamo ko wabyara umuhungu, ntabwo wahitamo kuzabyara insobe cyangwa igikara, ntabwo wahitamo kuzabyara oya. Kuzaya ntabwo tubikunda. Huko biza wa wundi wahatuzanye, kuko ashaka ngo tuhave ku by'isi n'impamvu ze runaka, ashaka ngo twimuke. Paul niwe yavuze ngo turi imisi turabashyitsi n'abasuhuke n'abimukira hari iwacu. Arongera avuga ngo Filipi aravuga ngo twise Kristo, nshamo naryibagiwe ko dutegereje umukiza wacu ko azava. Uyu Kristo rero sibyo niwe uhitamo ubuzima tumara hano ku isi, niwe uhitamo imyaka tumara hano ku isi. Ntitwahaje ku bushake ngo tubihitemo, no kuhava bugezwe tuzabihitamo. Twe tuzabihitamo. Uwe imirimo yaduha hano ku isi nabona irangiye, azaduhamagara twimure atujyana ahandi. Paul yavuze kuvuga ngo ijuru rya gatatu. Ijuru rya gatatu bibaho se? Ijuru rya gatatu. Ahubwo yenda reka tuzayikora ikindi kiganiro ijuru rya gatatu tuzabikora. Ahubwo hari umuntu wavuze yego ngo nta rindi juru tuzategereza, nkabagiye mu ijuru ngo bagezeyo, ariko ngo hano ku isi ngo umunsi w'umuzuko nkabazaba kihari. Sibyo? Yego. Ngo nabo bazaba bagiye kuzuka, ngo bazahita bazukira hano ku isi, ngo isi yongere ibe nshyashya. Ibeshya. Buriya David nasomye ibyanditse byarara mu Yeshuwa ngo mbona ironi Yohana, mbona ijuru rishya n'ijuru rishya. Na Yesaya yarabihanuye iby'ijuru rishya n'isi nshya byo gukiranuka kuzabamo. Kuri njyewe rero uko mbyizera birashoboka ku Mana. Byose Imana niyo bireba, niyo mugenga wa nje ndakibazo mfitaho. Icyangombwa umugabo witwa ngo ntihagire Paulo ninde yavuze ngo twebwe ngo twebwe bazaba cyane mu munsi Yesu azaba agarutse, ngo tuzahera ko twese tugira ute tumusanganire ngo tujyane nawe, ngo bazaba kihari. Ariko umugabo yarigendeye disi kandi navuga ati twebwe we yafite kwiza kazaba kizute ahari. Yavuze ati twebwe bazaba kihari. Buriya barahari, nosuze ngo barapfuye barahari. Andi wawe nagiye mu mwuka cyane kumva utari kujya mu kirere cyane. Barahari nose ngo araho bagiye barahari. Uriya munsi mbana nivuga bazakanguka ngo kwakangutse mu gitondo. Uranyumviza ariko bazabyuka ngo kwabyutse mu gitondo tumusanganire. Akwe David. Hanyuma ku bantu badukurikiye tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, kuko dufite ibintu byinshi turi buze gukora hano mu karere ka Rubavu. Yego. Pasi ku bantu badukurikiye bari buze kuguhamagara, yego
baze biteguye gute? Bitegure gutabarwa. Rero bitegure gutabarwa we nguramba magana bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu nubwo amasasi Imana ibikora ariko kuri buhamagare bwa mbere akibona kino kiganiro agahamagara yamva biraba bikemutse. Hari rimwe nigeze kwaza ati se nk'abaza bagerageza azabagerageza none bagerageje Yesu kumugabana yatahanye sibyo se nubagerageje Yesu kumugabane yatahanye sibyo se yabwiye ngo ndukagerageza ibiteke Imana yawe hari igihe umuntu asapinga wo gupinga cyura no gupinga n'ubundi ariko kuza acyura Mana masa ariko uje yizeye kawo ngo shingiye kubyo numvise Mana uyu mukozi Imana mugirireho umugisha. Hari umuntu isabugesera kujyanya ati pastor ati sinzakurekora ndabanye igisubizo niko bavuze yego bwani kwajya mbwira ako bantu bafite kwizera ati sinzakurekora ndabanye igisubizo uwo rero nafate kandi akomeza ibisubizo bye birashe. Buriya David hari umuntu guhamagara kumva arizeye pe kumva arimo neza kumva arizeye ariko kaba nduguhamagara ukumva yakugoye. Buranganye umuntu atangiye kumpamagara ngo sengera ngo he ngo mbese ngibi ngo wavuze ngo burango nukuri koko ntumvise ariko najya nujyumamagara kamye ngo David ngo wampaye umukozi w'Imana wizeye ariko reka mbabwire bantu mudukurikiye ngiye umuntu wese ntumira hano kuri kamera za Gonake Plus ni umuntu mba nizeye rero kumbaza ngo nuwe mukozi w'Imana wizeye ubu ngerageje okay burango waba kugerageje kandi ngiye umuntu wese nakira hano ni umuntu manizeye pe cyane. Hanyuma pasa numva twaganira igihe kirekire kandi nizeye ko abantu badukurikiye hari ibintu byinshi bize ejo bona umuntu wanditse muri comment andika ati David amasomo tuyageze kure yego kandi turi gufata arangije andika ati David turagukunda by'umwihariko kandi nanjye ndabakunda by'umwihariko. Hanyuma rero pastor tusiganye iminota atari myinshi ntekeze kandi nk'iminota nk'icumi cyo kawe kuri umushumuraza kurakona Imana kandi ntabwo ndanajya kure y'indego y'ibyo tumaze kuganira. Abatukurikiye bafate Bibiliya turebe ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 7 turasoma ku murongo wa 13. Titiramugamira tubwira ngo irembo rifunganye borigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhishe kandi abayinyuramo ni bake mwakira ijambo ry'Imana. Dushingiye ku bintu tumaze kuganira twagiye cyane mu kirere cy'iby'umwuka uvuga kuri Paulo ngo yavuze ko tuzamusanganira ngabivuga ngaho abazaba kihara kajya yikora ati twebwe abazaba kihara barahari ndakubwira ngo barahari yenda ushobora kubura ko bapfuye ariko barahari mu buryo bw'umwuka mu buryo bwo mu bumana barahari. Uriya munsi imbanda izavuga ngo bara bose bazumva iyo mbanda bakanguke. Mu by'ukuri nda muntu uzabaza ngo usinzira imyaka 2,000 no nda muntu uzabyira ngo usinzira imyaka 1,000 no bazakanguka nguko naryamye amasaha 8 nageze nga saa 5 ndaryama ariko mvatiraho ryama saa 5 naryenga saa 5 ni saa 6 mvatiraho mba nageje abura ni muhanda dakunze gupfa wibira bitotsi vuba naryamye saa 5 ndwana no kubishakashaka saa 6 yenda mvatiraho ariko nonye kwishura nombe inyoni ziri kuvuga bara abantu rero nabo nubwo amazi imyaka 1,000 nubwo amazi imyaka 100 ukuryamo gakanguka nabo bazibwira ngo bari baryamye bakanguke nyuma tumusanganire ibitekerezo ngamaze imyaka ngo bisaba bihari reka ubu barasinziriye azabyuka ngo waryamye ejo abyuke nanje uhari uyu munsi mbyuke tumusanganire. Uwo rero ni Kristo gusimbande yonyene nizadukangura kwa kundi buryamye uri mu bitotsi kumva ikintu kirakomye kikagukangura. Bara nabo bari mu bitotsi
ubwo rero kiragiye imbande zizavuga ivuge bantu bari mu bituro bazakanguka. Twese duhite tureba Kristo hariya tumusanganire, ariko muko kumusanganira hari abatazamusanganira, bazasigara ishano no kubona ishano. Bo bazabona tumusanganira, babandi bamaze imyaka baryamye ariko n'abadafite ubwose bwo kumusanganira nabo bazasigara babone twe tugiye. Aho rero niho hazaba gucirwa iteka, gucirwa imanza n'ibindi. N'abundi barahari ndaho bagiye. Hari abantu bajya batekereza imitekerereze mike ariko bigenda kudasoma Bibiliya. None banje avase none aba bantu bose nibazuka natwe turiho tuzajya hehe muri hejuru. Nasoma biramyira ngo ejoro risumbisi. Ujya kubona kuvuga ati naturi hahoze abandi. Kandi benshi kuruta twe tuhari. Aha turi uyu munsi yahoze abandi, ariko bishaka kuvuga ngo Imana mu bumana bwayo, niba Kristo ku isi yafashe ife ebyiri n'imitsima ingahe akabitubura abandi ibihumbi bakarya, ifite ubushobozi bwo kwagura. Kandi abiga za Rwanda sibyo, ariko aho hose harimwe nande, harimwe n'Imana isumba byose. Wasanga rero Imana y'ubwayo ifite ububiko uyu munsi tutashobora guhishurirwa, izayishura ku icyo gihe abantu tukabona aho. Kandi hari ikindi bavuze, ngo isi nijuru. Wumvise ariko ngendeye ku ijambo ry'Imana yavuga ngo isi ijuru ni indebe y'Imana, isi ni indebe y'ibirenge bya. Cyangwa ngo Yesu abera hose cyane, nguko nicaye hano ariko amaguru yanjye akandagiye hasi. Bivuga ngo hose ku Mana birashoboka. Ubwo rero mu bumana bwayo yino si yayihindura ijuru, tukabona byabaye kimwe. Kandi ubundi David urarya neza, kumva ufite amahoro, utarwaye, kumva uratekanye. Ubundi mu ijuru byose atwiye gushakaho n'ibyo, no kudapfana imihangayiko, ibyo bizaba byashize. Ubaye hano ariko nawe bizahinduka. Biravuga ngo nzarema ijuru rishya n'isi nshikwe. Imana ishimwe cyane. Hano renda ngana ku musozo, dusomye ijambo ry'Imana ngo munyure mu irembo rifunganye. Ku kirembo rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka, kandi ino rembo rigari abayinyuramo iri rembo ni benshi. Ni benshi. Ngo ariko inzira ijyana abantu mu bugingo, irembo rijyana abantu mu bugingo rirafunganye. Icyo ni icyambere. Ngo kandi biranaruhishe, n'ababinyuramo n'abanyuramo iyo nzira ni bakeya. Bishaka kuvuga ngo nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu mwe mudukurikiye, reba ahantu uri kunyura harasa hati. Buriya hari abantu badashaka kwijena, badashaka imihangayiko, badashaka ibibagora. Dongo ni ba no stress. Ni ba no stress. Muri minsi hasigaye ntumvunira ibitekerezo. Ntumvunira ibitekerezo. Abo rero yashaka gusambana arasambana, yashaka gusinda arasinda, yashaka kurwana ararwana. Dongo arabohotse kuri buri kimwe cyose. Yashaka gutukana aratukana. Nyine ni inzira ijyana abantu kurimbuka. Mfite umuhungu uri mu nabukoresha interview video ye irego sirikira kuri YouTube. Mu by'ukuri ndabushobozi bwinshi afite, yakoze ubukwe mu minsi yashize, ariko hari urungano rwe bishingiye. Ariko we ndangazwa no kuba yambye ati Pastor Mushumba wanje, ubutumwa wambwiye si ngombwa ko mukoze isoni, ndaciriritse, uranza akazi ngora, uraza imibereho yanjye, ariko nyemera ngo mushumba mu bushobozi bwanjye musanya mikimeta musabira umugisha w'urugo rwanjye. Umuhungu wanjye ndamukunda, bitwara gake kandi neza, ndiyihuta. Afite murumuna we warihuta yizana mukora mbere, afite abana baritezo, ariko bati Pastor nge ndinde, ariko nzace mu nzira zemewe n'Imana n'amategeko. Mu by'ukuri icyo mbivugiye ni iki, iyi nzira yanyuzemo iraruhishe.
iranafunganye, ariko mubwo bukererwe ategereje ugushaka kw'Imana, ategereje Imana izamubone neza, abantu bazamubone neza, yageze ku cyo yaragambiriye kugeraho, kandi ndahamya ndashidikanya 98% neza byaramuruhishe, ariko anyura iyo nzira biramugora, ariko byibuze uyu munsi ashobora guhindukirira akareba babandi bahuriye bakajyayo imbere, habe tumva nubwo amwe hose, ariko saha izi ndi kuri top ndabarusha vraiment ndabarusha, afite ubuhamya bw'ibyo yabwira abandi. No mu ijuru rero, kujya mu ijuru biragoye, kuko biradusaba kugira ibyo twiyambura, kuko turi hano mu isi ndi tubaho nguko isi ishaka ko tubaho. Hari ibyo tugomba kwirengagiza kandi mu by'ukuri biryoshye, ariko nginganga kubinwa ndabwo bandi ndi twinezeza ngabandi, kuko aba hari ibyo data yashyizeho stop, gucamo izi nzira oya ndibinezeza, nawe gatemo kubireka. David si muganga wanguye ku nzoga, ntabwo ngizoga ndugu yangu, si dogiteri atireka ku nzoga zitazakwica. Seneki huko nuko nasomye ijambo ry'Imana ngo migani rambira ngo vino numukobanye noshukwana zo ndabwo agira ubwenge. Hane soma muri Petero avuga ngo mirinde bisindisha kugira ngo umuntu ko mugira umwete uwo gusenga. Bone yo mpamvu zumva aramadini banywa inzoga, ayo madini ni amanyandegenge ayo madini n'umuntu ashobora kurwara usoma gake ngo niba ayo madini ribanda abantu bapfana, umuntu akabarwa bamukubise ibintu by'ibirozi bakamureba, kuko ndambaraga zo gusenga bafite ndazo, umuntu akabapfana bareba kandi gukora isengesho mu izina rya Yesu, umuntu akazanzamuka gakira. Ariko uko bidoroga soma gake ndacyo bitwaye, abo nabanyandege ngende bazigera bagira imbaraga zo gusenga, ntabwo bazigera babona imbaraga z'Imana n'imirimo y'Imana. Bene abo no babandi baca bugere bwa nyuma babona twasengera indwara zakize, abantu bakoze ibiterane, abantu babohotse, impumyi zarebye, abarwaye imitima yakize, ati bari abantu ntabwo bakoreshwa n'Imana, afite indi mbaraga zibakorana nayo, bafite izindi mbaraga. Icyo kintu maze iminsi ngivuga, ugasanga imirimo y'Imana bahinduye zero, bakayitwerera Satani, kuko bakayitwerera nde Satani. Reka dusoze, ndabwo nshaka gutinda, ariko ndabwira bene data n'abashiki bacu muri kunyura mw'iri rembo rifunganye, nababwira ngo courage, imbaraga n'amavuta, mugira imyambaro mwiyambura ibaremerera, y'amagambo bavuga ndimugaruke ngo mushwane, byayunyemo bashinja ndimubiture, mwemwemere kunyura bya mwijuru. Utangira bigora, ugatangira bigora, ariko uko ugenda ugera imbere niko akayira kagenda kayuka nawe kagenda ugera ku byiza. N'iri rembo rero rifunganye bambere ryaguye rinyuramo benshi, ugenda ubona harangaye ndakiba, ariko kugera imbere niko rigenda ari kugwadika ari kubabaza, noneho ukagera ku rwego udashobora no kwikurayo bikakurangirana. Brother ndakimana itakora ngo umuntu akizwe, ariko hari abandi Imana yamaze gushira bati we wabaye akahebwe, abo banditse ko bazarimbuka byararangiye, kuko urwego bagezemo minzire kurimbuka bageze kuri ndi bazavayo. Yego, reka dusoreze hano, Imana baduhere umugisha kandi tindane namwe, ariko dukomeze tunyure muri rembo rifunganye, nubwo turi bake banyure muri rembo rifunganye, ariko imbere ni heza, tuzagerayo nitwihangana tuzanesha. Nimwakira ijambo ry'Imana. Yego, turagushimiye Pastor, dushimiye ku bantu badukurikiye hano, dushimye abantu babanye natwe kuva dutanga ikiganiro, ariko nanone tugeze mu mwanya mwiza abantu benshi bakunda. Uyu ni umwanya abantu bakunda Pastor, uyu mwanya abantu baha agaciro, ikimenyimenyi niko tumaze gukorana ikiganiro, kikaba cyageze hano gukorana buhanga, n'ukuntu bitabira kuguhamagara, kandi nyine bishimira Imana, ni nabyiza rwose, bigaragaza ko ibyo twavuze hari ababyumvise, kono kuri hari ababyumvise, hari abatambutse barabibona, ariko hari n'uwabyumvise abyumva neza cyane, akimara kubyumva akunda umuntu wabivuze, avuga ati reka muhamagare, iki ni ikintu cyiza Pastor. Yego, ku muntu wifuza gusengana na Pastor, ku muntu wifuza kuganira nawe yamuhamagara. Yego, twibutse yawe ku muntu waba utayifite. Ndahari, reka tuyitange ni 0788 24 53 826, wanyandikira kuri WhatsApp
tukabanza tukavugana ngaguha umwanya ngaguha igihe kuko nanone ibihe byose ntabwo ariko umuntu aba ahari ariko yumpamagaye n'abatinda umamagare nimugoroba mpamagare nyuma y'iki gihe tugakomunikana tugasenga tugakubita daimoni na satani. Hanyuma rero reka ngusaba n'ubundi kintu gikomeye wadufasha ugasenga abantu badukurikira bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye ngo Imana igende ibikoraho ndetse natwe dusenga ko Imana yabanye natwe tunayishima ko n'ibyo dukoresha muri iki kiganiro. Reka dusenga Imana nifuje gusenga mfukamye numva ari byo byamfasha mu uyu mwanya. Mwami wacu Yesu Kristo ndagushimiye izina ryawe ryubahwe ugira neza bugacyabukira. Iyo uvuze rimwe biraba itegetse rimwe biratungana izina ryawe ryubahwe. Data mwiza mwama uhoraho ndagushimira kuri Imana nyembaraga uri data wa twese kandi uradukunda imigambi yawe ni myiza data usoma byose data twese mwamuhoraho nyemerera sengere bano bashiki wacu sengere bano bene data Mana ngo bane nabo ubagirire neza babere Imana babere umucyo babere ibyiringiro kuko uri Imana nyembaraga. Sengeye uyu mwene data sengeye umushiki wacu bari mu butane urugo ruri mu marembera data ndabasengeye ngo ubane nabo ubagirire neza wongere umutima wo gukundana mu izina ryawe ryera ibyo bapfa bikurwa mu izina ryawe Yesu Kristo. Sengeye uyu basezire mu kazi data watwese mwamora mugirire neza wongere ufungure indi miryango yongere abona amashimwe. Sengeye unurwaye kwa muganga data watwese mwamudukunda sengeye unurwariye mu rugo mu mutima haramurya mu mutwe murya mu izina ryawe ryera data watwese udukunda mu mavi haramurya mu birenge haramurya umugongo ndi wareba Mana ndamusengeye umuja wawe mwana wawe kugira ngo ubane nawe murengere kandi mumva umwiteho mu izina ryawe Yesu Kristo. Data usumba byose sengeye uyu mushomeri muremera amateka data wa twese myiza mucira inzira kubye neza n'imbabazi zawe. Sengeye bene data badukurikira data twese myiza data usumba byose haraba amaso yaheze mu kirere data usumba byose kubye ibyangombwa bashaka muri leta data wa twese mwamusumba byose bavahamye bajya handi ariko bikanga data uyu nawe ndamusengeye kugira ngo ubane n'abana bawe ubahembure data Leofone Medegreri bongere babone ishimwe wongere ubaremera ishimwe wongere ubaremera ibyiringiro mu izina ryawe ryera wongere ugira icurema data usumba byose dosiye zawe uzisunike zisobanuye biveho data wa twese myiza baremera amashimye data kubw'urukundo n'imbabazi zawe bana nabawe ubagire neza mwamusumba byose urukundo rwawe no kwera kwawe bitinde cyane kwaba bana bawe data wa twese mwamudukunda reka imitego yose ikurwe mu nzira zabo ikurwe muri dosiye zabo mu izina ryawe Yesu Kristo. Haleluya haleluya lefodo tadegrereme urakoze Kristo mwiza haleluya urakoze data usumba byose urakoze kugenderera abana bawe urakoze kutindanye nabo izina ryawe niryubahwe ngatubera Imana tubera umucyo urakoze kuremya ishimwe urakoze kuremya ishimwe Leofone Meregre urakoze Kristo ngatindana natwe dufashe tugirire neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Hanyuma turabashimiye abantu mwese mwari mudukurikiye hano kuri Gonarike Plus ndetse no kuri Numukisto TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ariko ntimuze kubagirwa kino kintu gukora subscribe ndetse waba ufite inshuti yawe ukayishira kino kiganiro kuko ibiganiro dukora ni ibiganiro usangiza inshuti yawe. Amen. Amen. Amen.